Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Ni munyeme dusangiye amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu uteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cya mwene Siraki. Reka mbibutse ibikorwa by'Uhoraho, ibyo nabonye bibatekerereze. Ijambo ry'Uhoraho niryo ibiriho byose bikesha kubaho. Izuba riramurika rikareba ibintu byose, n'ibikorwa by'Uhoraho byuzuye ikuzo rye, ndetse n'intungane ntabwo zahawe kwamamaza ibitangaza bye byose, bya bindi Uhoraho umushobora byose yagennye kugira ngo isi n'ijuru biganze mu ikuzo rye. Acengera inyenga n'imitima, akamenya imigambi yayo yihishe, kuko umusumba byose afite ubumenyi bwose, ahanze amaso ibimenyetso bigenga ibihe. Niwe utangaza ibyahise n'ibizaza, akanahishura ibyahishwe. Nta gitekerezo cy'umuntu kimucaho, nta n'ijambo na rimwe rimwihisha. Ibiriho byose yabitunganyishije ubuhanga butangaje, kuko nta ntangiriro agira habe n'iherezo. Ntacyo yigeze yiyongeraho, nta n'icyo yagabanutseho, nta mujyanama yigeze akenera. Mbega ukuntu ibikorwa bye byose biteye ubwuzu! Agace kabyo umuntu areba kangana n'igishashi cy'umuriro. Ibyo byose biriho kandi bizahoraho iteka ryose, bifite icyo byagenewe kandi bikumvira uwabiremye. Ibintu byose bigenda ari bibiri bibiri, kimwe giteganye n'ikindi, ntacyo yaremye kituzuye, kandi kimwe gishyigikiye ikindi. Ese ninde uzahaga kureba ikuzo rye? Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Ijuru ryaremwe n'ijambo ry'Uhoraho. Nimusingize Uhoraho mucuranga ikembe, munamucurangire inanga y'imirya 10. Nimumuririmbire indirimbo nshya, mumucurangire binoze muranguruye amajwi, kuko ijambo ry'Uhoraho ari intagorama, n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Ijuru ryaremwe n'ijambo ry'Uhoraho, umwuka we uhanga ingabo zaryo zose. Amazi y'ibiyaga ayagomerera hamwe, inyanja azikoranyiriza mu bigega. Isi yose nitinya Uhoraho, abayituye bose bamugirira ubwoba, kuko ibyo avuze byose biraba, yategeka byose bikabaho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Mariko. Muri icyo gihe Yezu n'abigishwa be bagera i Yeriko. Igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be n'imbaga y'abantu benshi, umuntu w'impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti, atera hejuru ati, Yezu umwana wa Dawudi, mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Yezu arahagarara aravuga ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, dore araguhamagaye. Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. Yezu aramubaza ati, urashaka ko ngukorera iki? Impumyi iramusubiza iti, mwigisha, mpa kubona. Yezu aramubwira ati, genda, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu. Bakristo bavandimwe, amasomo atagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aratwibutsa ibikorwa by'Uhoraho. Mu Ivanjili Yezu aratubaza icyo dushaka ko adukorera. Uhoraho rero acengera inyenga n'imitima, akamenya imigambi yihishe, nta kimusoba. Areba ibyacu byose, azi n'ibyo yaremye. Atangaza ibyahise n'ibizaza, akanahishura ibyahishwe. Nta gitekerezo cy'umuntu kimucaho, nta n'ijambo na rimwe rimwihisha. Ibyo Imana irema biba byuzuye kandi bishyitse. Ibyo Uhoraho avuze byose biraba, yategeka byose bikabaho. Ububasha bw'ijambo ry'Imana burema byose,
kandi byose bikabaho kubera jambo wayo. Jambo rero niwe waremye byose. Ibyo Imana ikora byose ibikorana ubuhanga, kandi byose bikagaragaza ubwiza n'ububasha bwayo. Imana imenya ibizaza kuko ariyo mugenga w'amateka n'ibihe, niyo dukesha impagarike n'ubugingo. Yezu rero aratubaza icyo dushaka ko adukorera. Impumyi Yezu akiza igaragaza icyifuzo cyo gukira, cyo guhumuka, icyifuzo cyo gukira ibimushikamiye byose, gukira ububabare aterwa no kutabona. Uyu muvandimwe ari mu cyimbo cy'abantu bose bashaka gukira bagakurikira Yezu, nubwo bataramusobanukirwa ngo bamumenye. Aragaragaza ukwemera afitiye Yezu, ntiyemera gucibwa intege n'abantu bamucecekesha, ahubwo atera hejuru akarangurura ijwi nta pfunwe, nta n'isoni aterwa n'uburwayi bwe. Ububasha bw'Imana bwigaragariza mu gukiza ubuhumyi. Ukwemera afite niko gutumye akira. Kwari guhagije kugira ngo Yezu amukize. Uwari hanze y'inzira, ari ku nzira ariko atayirimo, yinjiye mu nzira ndetse akurikira Yezu. Natwe Yezu araduhamagara. Ese kimwe n'uyu muntu twiteguye gushyira hasi no kujugunya ibyadutsikamiraga? We yajugunye igishura. Twashushanya n'ikintu cyose kimutsikamira, kimubuza kubona Yezu no kumukurikira, kimubuza kumumenya no kumukunda. Dusabe Nyagasani aduhe kumenya ko ijambo rye ari intagorama n'ibikorwa bye byose bikaba indahinyuka. We ukunda ubutungane n'ubutabera, isi yose ikaba yuzuye ineza ye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaho umugisha abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.